mbyumva umuntu ubundi kwiba mu buryo buhagije yuzuye muri 81 kugeza ubu rero niba nagumirije kuba nta handi nigeze mba barabizi ariko na executive yigeze ahagera ariko ntabwo bigeze bashaka kugira ikintu bamfasha ashwe ntacyo bigeze bambwira barabyiboreye gusa umugore wanjye n'umunyamahane yanteyeho amahane hanyuma arijyana ntabwo yari igihe wamwirukanye Mbese muze ubuzima ubayemo aha ngaha kurya watubwiye uti ni uwo musore wanjye umuhungu wanjye unzanira utuye hafi aha ngaha weho se ntago wenda hari igihe ujya ubona nk'utuntu two guteka ugateka ashwe ntabwo nteka yarananiye umuntu yagira ikintu aguha ntago wagiteka aya ntabwo nabishobora mu mudugudu wa Nkomane mu kagari ka Rukambura umurenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi niho hatuye umusaza Karangwa Venani. Uyu musaza w'imyaka 80 y'amavuko ubayeho mu buzima bubi amaze imyaka 30 atandukanye n'umugore we kubera ikibazo cy'amakimbirane. Uyu musaza aba mu nzu bigaragara ko ishaje dore ko wavuga ko iyi nzu yubatswe mu mwaka w'1981. Iyi nzu yahiritswe n'amazi ubwo ibiza by'imvura byibasiraga ibice bitandukanye by'igihugu. Nubwo iyi nzu yahirimye igipande kimwe bigaragara ko isaha n'isaha yahirima yose ibintu bishobora kuviramo urupfu uyu musaza mu gihe yahirima yirimo cyane cyane ko n'ubundi ari yatuyemo. Uretse kuba iyi nzu yarahirimye igipande kimwe uyu musaza avuga ko inava bikomeye ari nayo mpamvu amazi yinjiyemo bigatuma iki gipande gihirima. Binagaragara ko mu gihe imvura yabiguye iyi nzu yose yahita ijya hasi. Si ibi gusa kandi kuko uyu musaza avuga ko abayeho nabi cyane kuko ngo kubona ibimutunga bimugoye mu gihe adashoboye gukora kubera izabukuru. Nyuma yo kumva amakuru y'imibereho y'uyu musaza twamusuye ngo turebe koko ko mu Rwanda hakiri umuturage ubayeho mu buzima bumeze gutyo, nyamara ubuyobozi burebera dore ko wavuga ko ubuyobozi bw'akagari ka Rukambura bwageze kuri iyo nzu ariko ntibwagira icyo bubikoraho.
uze uraho ngaho witwa nde uratangira utwibwira nitwa Karangwa Venani. aha ngaha ni mu kahe gace ni mu umudugudu n'akagari urabizi Akagari ni bavuga ngo ni Rukambura, ni umudugudu ni Nkomane. Umurenge ubwo si ikibazo ari komine ze Musambira. ufite imyaka ingahe ari muza umurenge ubwo ni Musambira, kera hazi ibindi babitaga perefegitura cyangwa babitaga uze ufite imyaka ingahe rero n'akarere bambaye ubu ni akarere ka Hesu ka Kamonyi. Ese umwaka ni bwuzuza 80. muri uyu mwaka uruzi imyaka 80 hanyuma muze uratubwira rero ubayeho gute hano ubuzima bwawe bumeze bute wanjye ntabwo ni ubu ngubu gusa nuko ndamutse nta kindi. uratubwira aha ngaha tugusanze niho mu rugo niho uba Yego. uhabana nande uhabute Mabaye nyine gusa keretse umuhungu wanjye njye muri utwo kurya tuye hirya hano. ukora iki umuhungu wawe Ibyo kutire harya ni kutire ni ibyo kogosha no guhinga. hanyuma rero uratubwira iyi nzu ukuntu twabonye imeze yarahirimye igipande kimwe iyi nzu niyo ubamo bimeze bite niyo mbamo ubundi kuyiba mu buryo buhagije yuzuye muri 81 kugeza ubu rero niba nagumirije kuba nta handi nigeze mba. iyi nzu uyibamo kuva mu mwaka w'1981 kugeza uyu munsi Yego. hanyuma rero ko tubona yasenyutse gutya hashize igihe kingana iki isenyutse muri ubu buryo ntabwo mbyibuka jiwe, sibyo ko byazize igihe muri iyi myaka ishize haguye imvura nyinshi cyane. imvura niyo yisenya yatumye hariya aratenguka, nta kindi kintu cyayisenye. icyo gihe mwari muyirimo muryamye cyangwa mwari muri hanze ntabwo mbyibuka neza, ntabwo mbyibuka ku buryo buhagije, sibyo ko nyine byatewe n'iyo mvura igihe yari yabaye myinshi amazi asenyuka henshi. nyuma yo gukora urugendo rurerure tuva mu mujyi wa Kigali tuza mu karere ka Kamonyi gusura uyu musaza umusaza ubayeho nabi ubuzima bubi cyane, umusaza wo mu nzu yenda kumugwaho. Murimo kubona rero ino nzu, iki gikuta uko muri kukibona isaha n'isaha gishobora kugwa, ni igikuta cyahiritswe n'amazi, urabona ko cyacitsemo kabiri, hanyuma inzu nyine igipande kimwe kivaho
na hariya inyuma turaza kuhabereka naho muze kureba ukuntu hameze, naho igipande kimwe cyaraguye. Ni inzu bigaragara ko yari ishaje cyane nk'uko muzehe yabitubwiye. Ni inzu yubatswe mu mwaka w'1981. urumva ko ni inzu yari imaze imyaka myinshi cyane, ikaba rero ari nayo mpamvu n'ubundi ubona ko inashaje nyine. Ikindi ni uko ubuyobozi ngo bwarahageze, gitifu w'akagari arahagera. Icyo gihe murabizi ko hari igihe kigeze kubaho imvura iragwa ari nyinshi, hanyuma amazu menshi y'abaturage arasenyuka. Iyo uyu musaza nayo yari irimo mu zasenyutse, ariko ngo nyuma y'uko gitifu w'akagari ahageze nta kintu yigeze abikoraho, nyine yarabyihoreye nk'uko yabibonye. Uyu musaza akaba aba muri iyi nzu imeze gutya, isaha n'isaha, umunota ku munota iyi nzu ishobora kugwa. Uyu musaza aryamyemo, dore ko nta n'ahantu ajya arara, yirirwa muri iyi nzu isaha n'isaha. Rero iyi nzu iramutse iguye yahita imuhirimaho, bityo akaba atakaje ubuzima bwe. Ngira ngo turakomeza tubereke n'inyuma naho ni inzu yamaze kugwa bigaragara. Ubona ko iyi ngiyi nayo ni iyindi nzu yari yubatse nka annexe nk'uko twabyita se, cyangwa se za nzu nyine ziba zometse ku nzu nini. Nayo murabona ko yaraguye, yarashwanyaguritse, ukubona ko nayo yari ishaje. Urabona ko hano hacukutse ikinogo, amazi yakicukuye, hanyuma bitwara igipande cy'iyi nzu. Ahangaha hari mu nzu, ariko urabona ko n'ubundi igipande cya hano imbere cyamaze kuvaho. Reka dukomeze hano inyuma bereke n'ahandi iyi nzu uyu musaza araramo ukuntu yabaye. Ni inzu yahirimye rwose mu buryo bugaragara. Nakomeje kubibabwira, ahangaha mubona duhagaze ni munsi y'inzu cyangwa se ku gice cy'inyuma y'inzu. Murabona ko cyaragiye cyose, hararangaye. Wenda nuko uno musaza adafite n'ibyo bamwiba, ariko ubona ko aramutse ari nk'umuntu ufite icyo bamwiba rwose gukinga byaba ari ubwende, kuko umuntu yanyuramo ahangaha akaza akabitwara. Iki gikuta murabona ko nacyo kiregamye, isaha n'isaha cyagwa. Iki gikuta gifashe ku cyo nakwita nk'igisenge, kiramutse kiguye n'igisenge nacyo nta cyizere yari ko kitagwa. Hanyuma uretse iki gikuta cyaguye, n'iki ngiki mubona mpagaze inyuma yacyo, murabona ko ni ikibazo cy'igihe gusa kigahita gihirima. Murabona ko ni ikibazo cy'igihe kigahita gihirima. N'ubu ngubu kuba mpahagaze mfite ubwoba, kuko ni igikuta ubona ko isaha n'isaha rwose gishobora kuba cyagwa. Kandi iyi nzu uyu musaza akaba ayibamo umunsi ku munsi, isaha ku isaha baryamyemo aha, cyane ko nk'uko nabivuze nta hantu ajya. Rero bigaragara ko uyu musaza abayeho mu buzima bubi, ndetse ubuzima bwe bigaragara ko rwose buri mu kaga, cyane cyane kubera iyi nzu. Turakomeza tubereke n'ibindi bice bitandukanye bigize iyi nzu, kugira ngo namwe mwihere ijisho inzu umusaza abamo n'uburyo bihangayikishije.
ahangaha ni mu gikoni cy'uyu musaza nkuko yabitubwiye, biragaragara ko haheruka gutekerwamo kera, nkuko yabitubwiye ati ngewe ntago guteka mbibasha, ni umusore wanjye cyangwa se n'umwana wanjye unzanira utwo kurya. Biragaragara ko muri iki gikoni hadaheruka gutekerwamo, ahangaha niho batekeraga akiri kumwe n'umuryango we wose, ariko ubu ngubu akaba nyine hatagikoreshwa kubera ko uyu musaza ntabwo ateka, kubera ko imbaraga ntago zabimwemerera. Rero iyi nzu imaze gusenyuka, ubuyobozi burabizi ko inzu yawe yasenyutse gutya? Wigeze ujya kubibwira ubuyobozi ngo urebe ko hari icyo bagufasha? barabizi ariko na executive yigeze ahagera. Ariko ntabwo bigeze bashaka kugira ikintu bamfasha. Yakubwiye ko hari ikintu bazagufasha se, wenda ubu ngubu ukaba warategereje ugaheba? ashwe ntacyo bigeze bambwira, barabyiboreye gusa. Hanyuma rero watubwiye ngo uba ahangaha wenyine, nta mugore, nta mwana wenda utarashaka? Umugore wanjye ni umunyamahane, yanteyeho amahane, hanyuma arijyana. Ntabwo yari igihe wamwirukanye, nuko bita umukobwa ufite abana 3, nta mugabo agira, yababyariye muri uru rugo, nuko ajyana n'abo bana 3 na nyina, none babaruguririye mu mpinga. Uwo mukobwa na mama we baragutaye bajya kwibera aho mu mpinga? Hashize igihe kingana iki uba wenyine? Ntabwo ashobora kuba mbyibuka, kubera ko kugira intege nke mbese bituma umuntu iyo afite ubuzima budahagije ntabwo agira ibitekerezo, ahora ababajwe n'ubuzima bwe gusa. Mbese muze ubuzima ubayemo ahangaha, kurya watubwiye uti ni uwo musore wanjye, umuhungu wanjye unzanira utuye hafi ahangaha, weho se ntabwo wenda hari igihe ujya ubona nk'utuntu two guteka ugateka? ashwe ntabwo nteka, yarananiye. Umuntu yagira ikintu aguha ntabwo wagiteka? Aya ntabwo nabishobora. Hanyuma wenda gukaraba se, amazi yo kunywa, amazi uyakura hehe yo gukoresha? ko amazi aba ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi, amazi uyakura he? Amazi nyahabwa n'uwo muhungu wanjye, no gukaraba ku buryo buhagije. Agira igihe najya kubona nkabona arashyize amazi ku ibase, nuko akankarabya, nuko nkambara, ngakuramo imyenda y'igice cya ruguru, ubundi ku maguru nanjye nkayamiyoza, nuko akagenda akazagira igihe yongera kubyibuka. Amazi niwe uyazana. Imyenda yawe niwe uyigufurira? Imyenda niwe uyifura. Hanyuma ko tubona iyi nzu imeze gutya, uyu muhungu wawe ko atagufashije wenda ngo ayigusanire, nta bushobozi afite bwo kuba yagusanira iyi nzu? Bashobora kuba bafite,
abahungu dusigaranye ni batatu, umwe ntarashaka, abubatse ni babiri, ariko ni bo rero batabyitayeho gusa, ubundi bifatanyije babikora. uvuga ngo bigaragara ko hari uretse uwo muhungu ukugaburira abandi mu muryango bameze nk'abagutaye bakwanze. Uko bimeze. ubona mupfa iki gituma bakwanga? Ariko ntacyo mbona batabyitayeho gusa. si uko wenda baba barakurikiye nyina kubera ko mwatandukanye bakavuga ati n'ubundi twebwe twikundira mama, reka data nawe dufatanye na mama ku mwana? Birashoboka kuko iyo baje bajyayo bakajya, hari n'ibintu bamufasha, ntabwo tuba turi kumwe. Hanyuma iyi nzu uko mbona imeze gutya, uba ufite umusarani? Ashwe ntawe bite no gusindagira nkajya inyuma y'urugo hariya mu gisambu gihari, akaba ariho nituma. Ubu nta musarani ugira wituma mu gihuru? Ntawe. Abaturanyi bari hafi aho wenda wajya utira? Reka nta muntu duturanye, ntubibona se nyine nawe. N'umugore wawe agihari nuko byari bimeze, nta musarani mwagira? Umusarani watengutse nyuma, uri n'aha haruguru y'urugo. Ibyo bintu byose ubuyobozi bw'umurenge, ubuyobozi bw'akagari hano hafi burabizi, ariko nta kintu bwigeze bubikoraho? Ubizi n'ubw'akagari n'ubw'umurenge, naho mu murenge wigeze ahagera. Watubwiye rero ibijyanye n'uburwayi, urwaye iki? Ikintu ndwaye ni ubusaza n'umugongo wonyine. Bampa imiti mvura umugongo naba muzima. Ntabwo waba waragerageje kujya kwa muganga? Kwa muganga nagiye, ariko bakama ubuntu bw'ubunini butambura. Ibinini kwa muganga bagwaye ntabwo byakuvuye? Yashwe. Nyuma se ubundi bwo ubasha kubona ubushobozi bwo kujya kwa muganga, ugira mituweli? Yashwe ntawe n'ubushobozi nkigira, simbasha kugenda. Ikindi bakize bari mu cyiciro cya mbere, bari mu cya kabiri sinibuka. Udufaranga tw'ingoboka ntatwo baguha? Yashwe. Mbona abandi bagira igihe hariyo babateranya mu mwaka rimwe, niko. Ashwe. Amafaranga y'ingoboka nyakubahwa perezida wa repubulika yageneye abasaza n'abakecuru atangwa buri kwezi, ayo mafaranga ntabwo ujya uyabona? Tweza nta n'umuntu urabinkorera rwose. Nubwo wenda wigeze unabaza mu buyobozi? Ashwe ntabwo njye nabyitayeho kubera ko ntafite ababimbwira, ntafite abambuganira. Hanyuma rero muze, kuri wowe ubona ikibazo gikomeye ufite mu buzima bwawe, wenda wakwifuza ko umuntu yaba udukurikiye, yaba wenda se na leta, wumva ari iki bagufasha kugira ngo nawe uve muri ubu buzima bubi? Ikintu bamfasha kugira ngo mve muri ubu buzima bubi, icya mbere ni gusanira iyi nzu nkabona aho mba. Icya kabiri ni ukunshakira imiti mvura. Icya gatatu ni ukugerageza kujya bampa icyo nambara. Icya kane ni ukuba bagerageza ukuntu batandukanye n'uwo mugore, bakaba bashakira ukuntu nabaho. Uretse si mwatandukanye?
oya ubutezi zitandukana gusa yagiye atyo gusa aragenda. ushaka ko babatandukanya mu mategeko se mwari mwarasezeranye twari twarasezeranye. ushaka nuko babatandukanya mu mategeko cyangwa se bakaba bamusuzuma bakamenya indwara arwaye bakamuvura akagaruka, ntabwo nabyanga. hanyuma wenda hari imitungo mwari mufite se uvuga uti wenda dutandukanye twagabana? ajwe ntayo kiriko keka kagasambu gusa. munsi y'urugo niho mufite gusa? ko nabo n'abana banjye nabahaye 8 yabo. muzehe rero turasoje, gira icyo usaba umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika. afasha abandi basaza ariko birumvikana ko ubufasha atanga ntabwo bukugeraho. sinzi nimba ari abayobozi b'inzego z'ibanze batabukugezaho. urumva we wamusaba iki dusoza? ikintu namusaba ni uko namwe mwabingiramo mukambonera ikintu cyashobora kuntunga ku buryo buhagije. nawe yewe sabye nasaba ibintu mbese nasaba itungo sinjye kuryorora. ikintu mwabinkorera mbese mukareba ikintu cyantunga kikambeshaho kugeza igihe nzasazira. ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akagari ka Rukambura, umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari bwana Kalisa yavuze ko iki kibazo cy'uyu musaza bakizi koko kandi ko bagikemuye, bityo ko uyu musaza bamukuye muri iyi nzu nubwo bigaragara ko atari ukuri. aha ni ku murongo wa telefone ubwo twavuganaga muri iki gitondo. Halo? Oui. mwaramutse? Aramutse. ni executive w'akagari ka Rukambura tuvugana? njye nitwa Mubaraka. yego Mubaraka. nashaka kukubabaza ku kibazo cy'umusaza witwa Karangwa Venanti. ni umusaza twasuye dusanga abayeho mu buzima bubi, inzu abamo yaraguye muri bya bihe by'ibiza, ariko kugeza n'ubu twabonye bisa nkaho nta kintu cyakozwe. ese ikibazo cye mwaba mukizi, mwaba mwaragikozeho iki niba mukizi? uzaze kuri tere tubivugane, nkujyaneyo nkwereke n'abahungu be b'abakire. ikibazo cye turakizi kandi twaragikemuye. ikibazo mwagikemuye mute? kuko twebwe twarahageze, inzu twarayibonye, mwatubwira impamvu wenda nimba abana baba ari abakire ariko ubuyobozi bwakabaye bugira icyo bukora. nyakubahwa munyamakuru, uzaze kuri tere tujyaneyo, cyarakemutse. cyakemutse gute? cyakemutse nk'uko ibindi bikemuka nyine by'abadafite aho kuba cyangwa aho ibiza bisenye. none ko twebwe tuhagera twasanze akiba muri iyo nzu kandi yasenyutse, muvuga ko cyakemutse. bwana executive murimo kunkupa ariko sinzi, nagira ngo mudusobanurire neza kugira ngo tugire amakuru yuzuye. narindi kwakira abantu buretse, narindi kwakira abaturage bafite ikibazo ku kagari. uri heze ngo uze ku kagari tubivuga? Njyewe ndi i Kigali. naringize ngo uri hano hafi, wazaza ukareba uko bimeze. nkaza kureba inzu se kandi narayibonye nyine ko yasenyutse? ntabyo nzi. none se ko kutigeze ubimbaza ukihava? umusaza yari yambwiye ko nk'ubuyobozi mwahageze ndetse wowe ubwawe wahageze. niwe waguhamagaye? oya, ntabwo yampamagaye. njyewe nagiye kumusura. nimero yanjye ninde uyibahaye? bwana executive ndumva ibyo ngibyo atari ngombwa, kubera ko nk'umuyobozi nimero yanyu iba igomba gutangwa, kandi ndumva icyiza ari uko mwaduha amakuru tubasaba. ariko urumva muri Kigali, ndi muri Kamonyi, murashaka amakuru yo muri Kamonyi. ubundi si ukuri nabaha ko mutakumva realite kuri tere niyo yaba nziza. icyo ndi kukubwira
inzu twarayibonye ko yasenyutse, twarahageze n'amashusho yayo turayafite. Hanyuma wowe wari utubwiye ko ikibazo cyakemutse, twifuzaga kumenya mwagikemuye mu buhe buryo? Twamujyanye ku muhungu we ngo inzu itazamugwaho kuko yasenyewe n'imvura, ariko ikibazo bafite ntabwo ikibazo ari inzu, ikibazo bafitanye ni amakimbirane n'umugore. Inzu baba barayisanye, bafite ubushobozi buhagije kuko abana be umugore n'umugabo bamaranye imyaka 30 baratandukanye. Umwe akodesha ukwe, undi yamutaye muri iriya nzu. Dufata umwanzuro wo kumujyana ku muhungu we, ubu tubona ubushobozi muri potinze mu bazasanirwa n'ibiza, n'igihe nikigera tuzamusanira nyine tumufashe. Ariko ikibazo si ubukene kuko afite abahungu. Umuhungu afite saro hano muri santere y'iwacu arogosha, undi nawe akora i Kigali, undi nawe akora ku Ruyenzi. Afite umukobwa ubana na nyina hejuru mu nzu nziza y'amatafari y'isima, sinzi nimba barayikweretse. Ntabwo rero ikibazo ari ubukene kuko si n'umukene, ngira ngo wabonye isambu y'uko ingana. None ko bigaragara ko iyo nzu akiyibamo, nk'ubuyobozi muramwamubizi ko akiyibamo? Oya, ntabwo ayibamo, ni nanjye ubwanjye ndabizi kuko twamukuyemo, nanamukuyemo ari njye umwikuriyemo, noneho mujyana k'uwo musaza. Ntabwo iyo nzu ayibamo. Umuhungu we namusabye ko ashaka ukuntu, usibye ko yanabinyemereye ko azayivugurura, ariko umuhungu we niwe uri kuri kote ye, abandi bose bari kuri kote ya nyina. Impamvu nkubwira ko akibamo ni uko namusuye ntabimubwiye, atanabizi ko ndi buze, ariko nkasanga ari haryamye. Ku manywa ntihabari kuko aba afite urutoki aba ariho. Aba yanga ko abo bakobwa be bashobora kuza kugira gute kumwiba, kuko bajya banamwiba ngo ubwatsi bw'inka n'ibitoki bagatema. Ku manywa bahari ariko nta kiharara. None ubwo ikibazo cy'iyo nzu mwumva cyarakemutse burundu? Hari ubundi buryo muteganya wenda kuzayisana? Bihagaze bite? Twebwe nk'ubuyobozi twamutanze mu bantu basenyewe n'ibiza, ariko na famiye yifite gahunda yo kuyisana kuko uwo muhungu afite ubushobozi, afite isambu nini, n'uwo musaza afite isambu irenze hegitari, ashobora no kugurisha umurima umwe akayisana. Ntabwo rero leta abantu bose b'abakene basenyewe n'ibiza ntabwo izabarangiza, ahubwo ikibazo si n'ubukene afite, ntabwo ari umukene kuko atari no mu cyiciro cya mbere, ahubwo ikibazo ni amakimbirane yo mu ngo. Urumva amaze imyaka 30 atandukanye n'umugore, abana be uko ari 6, umwe ari ku ruko, umwe niwe uri kuri kote ye, abandi bari kuri kote ya nyina, nibo bamukodeshereza, nibo bagira bate. Ariko urebye afite ubushobozi kuko nimba warahageze kuri iyo nzu, warebye imisozi, igikombe cyose cy'imirima gihari ni iki. Ni ukuvuga ngo kuri kote yindi yo hirya ye afite umuhungu wari umucumbikiye, nawe ni umukire rwose, ntabwo akennye. Ubwo rero twebwe twaramuripotinze nk'uko bisabwa n'amategeko ko abantu basenyewe n'ibiza tubaripotinga, tugize amahirwe baduha isakaro tukamusapotinga, ariko ritanabonetse abahungu be bazamufasha kuko twarabisezeranye. Wenda nta nyandiko ihari twandikiranye, ariko si na ngombwa kuko ari umubyeyi we, ariko nta kibazo gihari. Turagushimiye cyane, murakoze. Murakoze. Yego, nk'uko rero nakomeje kubereka ibice bitandukanye bigize uru rugo. Ahangaha ni ku irembo niho dusoreje, twaberetse ibice bitandukanye. Muze yagiye atwereka ahantu hatandukanye muri hagize uru rugo rwe. Inzu mwayibonye ukuntu imeze, icyo yifuza ni ugutabaza cyangwa se nuko iyi nzu wenda yabona umugira neza, cyangwa se na leta ikaba yayimwubakira, ikaba yaba inzu nzima ikomeye. Nkuko nababwiye yubatswe mu 1981. Urumva ko ni inzu ishaje cyane, yubatswe ari inzu ya rukarakara. Murabibona ko amatafari kubera kunyagirwa yarashengabaye cyangwa se yarashize, isaha n'isaha nyine yahirima. Mwagiye mubona ibikuta bimwe na bimwe byarahirimye, kandi uyu musaza yibamo isaha n'isaha nyine ishobora guhirima, inzira ava, ni ibibazo bitandukanye.
rero reka dushimire muzehe kuba yemeye kutuganiriza akatubwira ubu buzima bubi abayemo. Namwe mbashimire cyane kuba mwadukurikiye kuri The Anonymous 250 kandi mukore subscribe ndetse mujye mukora na comment kugira ngo tujye tumenya mwebwe ibitekerezo byanyu mufite ku nkuru twabakoreye, twumve n'ibyo mukeneye ko twanoza cyangwa se twakongeramo twakosora. Munatubwire n'ibyo mwebwe mwifuza ko dukora aba ari byo tubakorera kuko ni mwebwe n'ubundi dukorera. Reka nshimire muzehe rero, hanyuma ubwo namwe mbashimire kuba mwadukurikiye kandi twizere ko uyu musaza agiye kubona ubufasha akava muri ubu buzima bubi abayemo. Nitwa Tuyizere Mubaraka, narindi kumwe na Gilles, n'ubundi ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira. Muzehe bayi rero sigara amahoro.